Inkuru rero ya Mike episode ya kabiri ndi kubabwira ku bunyangamugayo bwa Mike mbere yuko mbinjiza mu nkuru nyirizina y'uyu musore w'umukristo witwa Mike. Reka mbanze mbabaze nimba ibintu biri kubaho hano hanze muri kubibona. Ese koko inkumi n'abasore kugendana n'ibigezweho byaba bifitanye isano no kwitesha agaciro? Koko se abasore banze kurongora ku buryo abakobwa basigaye babiteretera kugeza naho abakobwa aribo bari gutanga inkwano? Ibi sibyo ngira ngo dutindeho, ahubwo mureke twivugire ku buzima bwa gikristo, aho ibigeragezo byabaye byinshi none n'ibyaha byamaze kugwira, ndetse ngo cyane cyane mu rubyiruko. Ubu ngubu agakiza bakarambitse hasi, abandi bakarimo amasaha yo kumanywa, ariko byagera ninjoro bakakavamo bakigira gutwika stress ngo ziba zamaze kuba nyinshi zo munsi wose. Wasanga rero utarakora subscribe kugira gutya ugakanda gusa aho byanditse ukaba ushyigikiye iyi channel. Nanjye ukaba uranshyigikiye, ukaba nanone utajya ukanda kuri like, ukaba utajya unakora share ngo usangize abandi izi video mba nabateguriye kandi mba nabigusabye. Ngaho rero nawe fata akanya ubyibazeho maze utekereze umwanya bimfata kugira ngo izi nkuru nzibategurire. Nukuri niwumva ubihaye agaciro uhite nanjye unyihera keya, ukande kutwo tubuto twose twa subscribe, twa like, twa share, twaje muri comment byose. Ubundi rero urabukoze umurimo. Imana izaguha umugisha, izaguha kurama, izaguha kuramba, izagushyigikira nawe kuko nawe uba washyigikiye iby'abandi. Ni John Advisor, umujyanama wanyu wihariye nk'ibisanzwe. Mu kanya ndaje mbihere inkuru y'uyu musore Mike episode ni kabiri cyangwa agace ka kabiri. Nkuko rero mwabyumvise ababashije kumva episode ya mbere ya Mike, imibereho ye, umusore w'umukristo w'intangarugero akora mu biro by'ikigo gikomeye hano mu mujyi wa Kigali, aho yari umukozi w'umunyamwuga kandi ukunda umurimo. Uyu Mike yagaragaye ari umuntu witonda kandi wubaha cyane amahame y'ukwemera kwe. Abakoresha n'abakozi bagenzi be bakamukunda kubera uburyo akoresha neza ubushobozi bwe n'ubumenyi bwe, akarangiza inshingano ze neza kandi ku gihe, ndetse agakunda kubabwira Imana, akanabigisha gusenga. Ariko mu kazi ke hari ibibazo bitandukanye, kimwe cyamubangamiraga cyangwa kimwe gikunda kumuhangayikisha. Umukobwa witwa Bella, uyu mwana w'umukobwa bakorana muri ofisi imwe cyangwa muri biro imwe. Bella rero ni umukobwa mwiza w'umunyabwenge kandi ukurura abantu, usa neza, uteye neza, wambara neza mu buryo rero budakwiye. Bella akunze kuba agaragaza ko yifuza Mike cyangwa yuko yaba akunda Mike, ndetse mu buryo Mike bumubangamira cyangwa mu buryo Mike atishimira. Bella yagiye agaragaza icyifuzo cy'uko yifuza ko Mike yamubera umukunzi wihariye, ariko uburyo uyu mukobwa abikoramo n'uburyo bubangamiye Mike, cyane ko ari uburyo abona ko bumugamije kumusunikira mu bikorwa biganisha ku byaha, ubwo ndavuga ubusambanyi. Reka nkubwire rero uburyo uyu mukobwa Bella akomeje kumwicira akazi. Buri gihe Bella aba afite gahunda yo kwigarurira Mike. Igihe cyose babaga bari mu kazi yageragezaga kumurangaza mu nshingano ze. Hari nubwo yazaga ku meza ya Mike akamubwira amagambo amuryohera, cyangwa se akamwoherereza ubutumwa bw'urukundo butari ngombwa mu masaha y'akazi. Iyo rero Mike yamusubizaga ko ari mu kazi kandi ko atifuza kumuvugisha kuko atari mu gihe nyacyo cy'ibiganiro, Bella yahitaga ashaka uburyo bwo kumwicira akazi. Bella yajyaga gutanga raporo ku bakuru b'akazi avuga ko Mike afite imyitwarire idahwitse, akamushinja ibinyoma bitandukanye
cyangwa se agasakaza inkuru zidafite ishingiro mu biro mu bo bakorana ngo abe yamukoza isoni amware, ubundi Mike abe yamugarukira amusabe imbabazi. Mike rero yabonaga neza ibyo byose ndetse akabirebera kure, ariko ntiyacika intege. Yasenze cyane Imana asaba kumuha ubwenge n'imbaraga byo gukomeza gukora neza no kwihanganira imitego y'umwana w'umukobwa witwa Bella. Iyo yabaga ari mu rugo yarushagaho gusenga cyane ndetse asaba ko Bella atazabasha kumugusha kuko ntago nk'umwana w'umusore byabaga bimworoheye. Icyo rero nakwita umugoroba w'amasengesho kuri Mike, umugoroba ugoye cyane, umugoroba w'ibihe bitigeze mworohera. Umunsi umwe Mike ava mu kazi arataha, ageze mu rugo nyuma y'umunsi muremure w'akazi ndetse yumvaga afite umunaniro mwinshi cyane. Bari bagize akazi kenshi ariko yari yishimye kuko yari yarangije inshingano ze neza nk'ibisanzwe. Akigerayo rero mu rugo yatunguwe no kubona umwana w'umukobwa Bella ahagaze ku muryango w'inzu ye. Yari yambaye imyenda imwegereye cyane, namwe murabyumva, agaragara nkaho yateguye rwose ndetse yiteguye ko agiye gusagarira uyu mwana w'umusore, yabyemera atabyemera. Bella yari yaje yiyemeje. Maze Mike uko asatira umuryango, umukobwa aramwenyura, atega amaboko, akoresha ijwi rituje cyane ati, Mike, ndakwinginze nyemerera urambura amaboko umpobere njyame mu gituza cyawe kuko nibwo numva naruhuka, ubundi twicare tuganire nkubwire ibyuzuye umutima wanjye. Inkuru iratubwira ngo Bella yamubwiye ibi byose asa n'uwenda gusuka amarira ngo maze Mike bimutera impuhwe. Nuko bitangira. Mike yagerageje kumuhumuriza ariko yirinda kumwereka ko yishimiye kumubona. Yarazi neza ko ibyo Bella ashaka byari byinshi kurenza kumuhobera no kuba baganira bisanzwe nk'uko Bella yabivugaga. Yaramwemereye amuha ikaze, binjira mu nzu ariko batari banicara. Umusore ati, ngaho twicishe bugufi twubaha Imana dusenge kuko itugejeje hano amahoro kandi no mu kazi yaturinze, dore bwije turi bazima. Reka nkubwire ko iyi mvugo kuri Bella ntiyari ishamaje, gusa nta n'amahitamo yari afite. Bella rero n'umugambi we uko yaje yabigambiriye. Mike agira gutya ajya gushakira Bella icyo kunywa mu kindi cyumba. Agize gutya ahindukiye, yatunguwe no gusanga umwana w'umukobwa Bella yicaye mu ntebe mu buryo bw'ubushotoranyi. Maze aramushotora aramushotora koko, bigaragara ko atari umushyitsi uje mu buryo bw'ikinyabupfura. Bella yatangiye kumuhata amagambo y'urukundo avuga ko adashobora kubaho atamufite kandi ko ibyabera hagati yabo ari ibanga ryabo bombi kuko noneho bari no mu nzu bonyine. Ndagira ngo nkwibutse ko uyu mwana w'umukobwa no muri ofisi ntago yabitinyaga. Yakundaga kuza buri munsi akajya kuri Mike akamwiyenzaho akamushotora. Mike yitegereza Bella aramubwira ati, ndagusabye, ndabizi neza ko uri umukobwa mwiza, ariko ibyo urimo ushaka ntabwo bikwiye umuco w'umukristo cyangwa umuntu waba yubaha Imana. Urukundo rw'ukuri ntabwo rukorwa muri ubu buryo ubishakamo. Mike yamubwiye mu ijwi riranguruye ariko rifite ubwitonzi. Nuko Bella ntiyoroherwa n'ayo magambo, niko kuzana iterabwoba ati, niba Mike utemeye ko dukora urukundo, uraba unsuzuguye kandi sinakwihanganira gukomeza gukorana nawe mu kazi utampa agaciro. Ikindi kandi ugomba kuba fiancé wanjye kuko ndagukunda, ubimenye. Ibyo ubaye utabyemeye nzakuvangira mu kazi kugeza igihe wirukanwe cyangwa ukirukana. Ibi ni ibintu bisanzwe bikunze kubaho. Abana b'abahungu benshi barirukanwe kubera abakobwa bakorana, kubera ko babangiye kubabera abafiancé. Hari n'abakobwa benshi birukanwa mu kazi umunsi ku wundi bazira yuko banze kwemera iby'abagabo cyangwa abasore babasaba mu kazi. Muri iyi si ya none biriho mu bigo byinshi bitandukanye. Mike akomeza abwira Bella ati, mukobwa rwose nubwo uri mwiza
nubwo uteye neza ariko sinshobora guhara ukwemera kwanjye cyangwa ubunyangamugayo bwanjye kubera igitutu cy'amarangamutima yawe. Imana yampaye amahoro kandi nta muntu n'umwe wabasha kuyanyambura. Ubuzima bwa Mike nyuma y'ibyo byose. Inkuru iratubwira ngo nyuma y'ijoro ribabaje Bella ntiyagarutse kwa Mike. Ubundi amwatsaho umuriro, amurega ibyaha bidashira, aramuharabika, aramuhangara bikomeye. Gusa ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, igihe cyaje kugera abakoresha batahura ukuri kwa Bella kw'ibyo yakoraga n'urukundo rudashoboka yakunze uyu musore Mike. Ngo maze umuyobozi mukuru nyiri business ahagarika Bella mu kazi. Mike yahise aba intangarugero mu kigo, arushaho gukundwa kubera ko yagaragaje ubushobozi bwo gukomera ku mahame y'ukwemera kwe n'ubunyangamugayo. Mu gihe Bella yaje kwirukanwa kubera imyitwarire idahwitse, Mike yakomeje kuba icyitegererezo cy'abakozi beza, yongera imbaraga mu masengesho ye kandi ahora yibuka ko kugira neza bigira inyungu zihoraho. Abakobwa n'abasore munkurikiye, muri iyi nkuru ya Mike na Bella hakubiyemo amasomo 5 y'ingenzi mugomba gushyira mu bikorwa kugira ngo muzagire ejo heza. Isomo rya mbere: komera ku mahame y'ubunyangamugayo nka Mike. Komeza ugendere ku mahame yawe y'ukwemera n'indangagaciro, kabone n'iyo byaba biguhenze. Ibintu byose byubakiye ku kubeshya cyangwa ibikorwa bibi nta gihe bimara bitaragaragara. Icya kabiri: irinde guhatiriza urukundo cyangwa kubangamira abandi. Urukundo rw'ukuri rurangwa n'icyubahiro no kwitwararika ku burenganzira bw'undi muntu. Nk'uko Bella yageragezaga gukoresha uburyarya no gushyira Mike ku nkeke, ibyo ntibyubaka urukundo ahubwo bisenya icyizere. Ibyiza ni ukubaka urukundo rwubakiye ku kuri gusangiwe n'impande zombi. Icya gatatu: jya wihangana mu bikugerageza. Ubuzima bugira ibishuko byinshi, ariko kwihangana no gusenga nk'uko Mike yabigenzaga bitanga imbaraga zo gutsinda ibyo bigeragezo byose. Kwibuka ikintu wakora cyangwa uko wakwitwara imbere y'Imana bikaguhesha amahoro yo mu mutima, icyo kintu ni ingenzi. Abantu benshi babuza amahoro mu mutima. Umuntu arakubwira ngo stress ziranyishe, uko zimwishe nawe agahita yica icupa rya byeri. Stress ziranyishe agahita yica amatabi nk'atanu. Stress ziranyishe agahita ajya mu rumogi n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye. Ibiyobyabwenge hano ku isi byabaye byinshi cyane. Benshi rero bibwira ko ari byo bimara stress, ariko ndabaho kuri yuko biriya birushaho kubica aho kubakiza. Icya kane: ubaha abandi kandi wirinde ibikorwa bishobora kubashinja. Abasore cyangwa abakobwa ni byiza kwitwararika, ukirinda gushyira abandi mu bigeragezo cyangwa kwiyegereza abandi mu buryo bubabangamira. Uko witwara, uko wambara imbere y'abandi bishobora kuba umusemburo wo kubaka cyangwa gusenya izina ryawe. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma: Imana niyo itanga icyubahiro nyacyo. Kora ibikwiye imbere y'Imana, ntukurikire gushimwa n'abantu. Nk'uko byagaragaye, Mike yahawe icyubahiro kubera ubudahemuka bwe, mu gihe Bella yahombye byose kubera kwirengagiza indangagaciro. Umva rero umwanzuro ari nawo somo ry'umunsi. Inkuru ya Mike iratwigisha ko gukomera ku mahame yacu no kwirinda ibishuko bishobora kutubangamira mu rugendo rw'ubuzima, ariko bigahora biduha amahoro n'icyubahiro kiva ku Mana no ku bantu. Nta cyiza nko gukomera ku bwenge n'ubunyangamugayo. Ngaho rero nyemerera n'ubundi nkwibarize bya bibazo. Uriteguye? Ese koko witeguye kuguma mu byo wizeye? Tera intambwe nubwo bikomeye, nubwo bigusaba gusiga inshuti zawe, nubwo uwo mwashakanye akubera ikigusha, nubwo ibyo wari urimo ubona bigutunze. Ndakwibutsa ko Imana ikuzi kandi igukunda, yahindura byose mu gihe ibona ko uje uyisanga. Ijambo ry'Imana urisangamo byose ukeneye, kandi twizere ko tuzi ko uko byagenda kose Imana yacu ariyo muyobozi. Mwakoze kunkurikira, mwari kumwe na John Advisor, umujyanama wanyu nk'ibisanzwe. Wibuke kwiyandikisha cyangwa gukora subscribe hano kuri iyi channel, hanyuma ukande hariya kuri like nkuko natangiye mbibabwira, ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona inkuru mu gihe tukizishyiraho. Ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi video.
Imana ibaha umugisha. Nawe utaha. Welcome to Lapa Gospel TV.